ibintu by'iyi minsi nabyo biragoranye cyane be bisigaye bigoranye. Nkoreye mabusha mujyane Nyanza kafu, mujyane Nyanza ifu n'indanyiriza n'igare nta n'ibiceri desa amaye byo kuryogesha koko. Sima mabusha b'iyi minsi bagiye bagira nimo gute ukorera umuntu ntabwo hembe rwose. Ezo nze nanjye mbe ndi hano ku ndege tebe ko nakura nka gitanu mbanze njya kibarira nagura mu kawunga fu y'ubugari n'ubunyanya n'ubutoryi andi nzayargesho kuko ejo nshobora kuza ku muhigo nka hefu byose birategamo. Umve ko shaka kutangusha ko nakwikuriye ku gikongoro nakwikuriye ntabwo ushobora kuba wangusha rwose. Enze njye ku muhigo wanjye natumura n'icyana cya mabusha kikama ku duceri tw'iwabo sha nanjye nkatangira nkarya ku duceri two kwa mabusha. Ariko ubundi uduceri two kwa mabusha nzaturya ryabo ubundi wazindirira mabusha nuko ranjuga ntamutera nyine ngo nzamuterete utera induga tujye tunasangira wibanirega nabyo ni hasu. Baje nkufate tanshira umwenda sha ipantaro yanjye utazayica era kila ngoshe kano kumvuna ndahuza ndi inkoni. But this is what you want to use your life for. Hey! Kumbona kuva kare. Iro cyamvuna sha. Iro cyamvuna. Ni gute? Koza ko uzongera ungusha. Uzambona. Agomba kwigira ku muhigo. Amahembe aragorama. Bagira gute? Irinje rero twari guze yarahasudiri. Irakaze ngana wae. Mbane nkada. Nonise uno ndajyaho. Abandi no niranguje naryo litisize. Porero burya nditwaye ubanza ritakongera kuvungura. Ngerageze mayi nkada. Ye. Mugani warokingo mbe yongera gora mundo ipana nayo ni kigeragezo gambi wenje hano bande ndomeresha iri murekeri muri nivome iramena hano nahabonye ubwo nari kubise nariyenganya Radyo ni jisise. Nabweshwa ariko shaka kunkanda mabya. Namagiye muri nivo nena hano sha hano wanje. Aya shaja hengamye nano engamuka hano. Je kumuhingo naonye ngusha nayo no naboni. Nagura hera. No. Ugiye burya sasa zimira nzima sinarinzi yuko ari kubizangendera ningere bahakoranye ndagende nakanene ayunyambona utari yajyanyaritse nanjye namubona nkavuga ati mu gihe narabona moto nanjye nzajyanyaritse rero reke nanjye njyanyaritse njye ku muhigo sha hanze mamagare kadogo mubaza hari. Alo uri yese kanze mega kagare kangeza aho ngaho nari ubwo kanze nk'uburi kumunyinya kanze ngugereho.
Ako se wakiginga amafaranga warayahaza. Naga ari kuyaga garafure. Iwe yayatwa ninda ari yaba yabiteye kanze patro wanjye. Cyo tipe cy'isasara, bo kitabanguka ngo nigendere. Kirabona nadashaka kwigendera. Aje patro wanjye. Garafure naje kose naku n'ibiceri by'uyu munsi nari goto. Icyo tugende turavugana uri. None se kugerara ku munyinya nangahe? Ibiceri besa gusa. Nana gukopa petit frère cyangwa tugenda. Nari binwa. Yawe witambitse nk'ingurube ngiye nzane n'intuzi. Ako se ibiki warwana. Tubanze turibe ko rigenda. None se ese ko uri murajyaho rikanga kugenda. Wapfa uri kagenda ibi ni ibiki ngaho jyaho. Nibiyoga mwankoye bitafite n'ubugira nenge. Umva se garafure wadufashe ukansurikira n'uguhamano. Ase sha wojya mu muhanda wo butazi gutwara igare ugiye gukura miki. Undi cyagiye. Ariko se garafure ubu yabanze gutwara igare simba naragiye gutwarira mu muhanda irimo ibinyabiziga se mpamvu nanjye nirinze nkaza gutwarira mu utarimo ibinyabiziga. Wajugira nimo. Ese reka mwibarize ninkusunikira nka kugezayo urama ngaye. Wafashije mu isi ko mwijuru nzifasha garafure. None kutagenda wangegera. Kagiye udasta. Ese ubwo koko wadufashije turikira garafure. Turikira rwose. Turi mu isi. Shobora nanjye ntaje kubara kuzakira shaka nkava ku igare nkajya ngenda kuri moto. Yaba byakunda nanjye nkabiserera. Ubundi se ngare nkubwire ubundi nyera rino gare ngiye mwitware nimba byakunaniye ndagwa isambare. None se muvandika ngiye nawe twavanze umutungo. Ngiye naje nanze kwishakira ubuzima ufite iwanyu nanjye mfite iwacu. Reko se man na gahunda ufite nitegera undi munyonzi nigende. None se petit frère kuki wanteze none nabandi wareba giyo bateka ngaho va ugenda utege ndebo ndutega hora mukura. Bamukura hese. Ngaho genda basi. Ako se garafure twengagije ibyo twakoze byose ndetse n'ibyo twavuze wamfashije. Nubundi ndabizi yuko abanyagikongoro mutajya muva kwizima reka ngufashe. Wagiginga we. Nubwo nakubwiye ngo bandike. Nakubwiye ngo bandike. Nakubwiye ngo bandike. Nakubwiye ngo bandike. Ariko nibyo kurwana bijemo. Ategesheje yanjye. Tamba tugende. Twagiye. Ariko bavandi. Ndabona muri bwaze kugwa nabibonye. Munyonzi ufasha ajya ugabanya ibintu by'amarere. Ariko bavandi nabibonye n'ukuri muri bwaze kugwa. Izo muhu tugiriye ra. Ese garafure waturetse basi kigenda. N'ukuri bavandi ngiye nabibonye muri bwagwe no mpamvu nanze kubava inyuma. Ngo turagwa. Ariko garafure muri kunyikira gahunda niko muri kugwana kabareka. Muri turi kwica gahunda y'abari niba agiye kureba sheri. Umuntu wese yabagiye kureba umwana niyo ataba sheri. Ako garafure ngahe gendere ahangaha ndahahagurukira mu bisanzwe. Hari hakubyo haragorana. N'ukuri ngiye nabibonye muri bwagwe kandi mwebwe simba mutaza kunabaza. Genda utangire. Noneho garafure ngagenda utangire utanga invitation uzuko tugiye gupfa nyine bitegure baze gushyingura. N'ukuri nimusa kugenda mukaza kugwa muri yandindanya ari munsi y'urugo iwanjye mudaza kunabaza naye ndabandyamye ngona cyane. Ngo natwumve. Yubi mumu. None se petit frère witeguye kujya kwa data twese se? Ngo nguki? Witeguye kujya kwa data twese? Abantu bahanura ndabatinya mwana ki wasanga ari n'igipfumu. Wavuye ukigendera n'amaguru muvandi. Kanya ryamama. Muvandi wavuye ukigendera n'amaguru. Muvandi wacu tukigendera n'amaguru. Ariko tugenda. Wemeye kujya wabona data twese. Tayari twagiye. Wowe nducuruza ibishake mu ishoko. Tugenda nanye nyihere. Ubu nawe witeguye kujya kwa data twese. Ibishake nabihinga nabi gucuruza arabyihinga. Iyo gishatse uragenda akaguha yabimeneke ukayirya amatuka yanywa ni data twese nyine. Yawese. Twagiye. Nge nabyemeye nyine banze nyishyire Kenya. Tugenda ariko ndakwishyura hari atugeze. Kandi umva nyine tugiye kwa data twese. Ndahita nkigura ngiye ningira kwa data twese ndetse n'imizi. Kandi wagisaza. Aba n'imizinga turahakura. Genda rero. Ugiye bata. Kate.
wavuye mu nzira kuko ngo mugabo vayo hano akakana nahita nkwica wakijingaho ubwo graphics desa narazirya nta kintu wazungiye nge nahita nkuraburiza nakubita amatwa gapondamo agahita kweduka nk'aho ingurube y'injogo cyangwa y'inama sha cyangwa kwa mutabuze sonono va mu nzira garafure tworoshye ibintu ngiye nikiniraga utangiye gukanura nta fasha ubundi wowe uranze akavuna umuheto umwice nakubwira njyewe ndirabe iki gipuzi gihe atanu no mu ubundi reka nkubaze iri ni igare zana ibyangombwa nabyo mbi nabyo ufite none se ufite uburenganzira bwo kubikora uburenganzira bwo ntabwo batanga mbona vayo hano wowe bite byacara hasi yarakubase wowe urajya itonde gato mwere uretse ndio kwa gato mwere unyereka iki biboneye ko nambaraga wagusha wakakinga ubona ifiguruka ugahita ugira ngo ni imbaraga ufite wakikinga itonde ubundi we nakubonye kinga ikibazo kiroze gutumuka ubundi ibyo bikaba bikuru ku byako bakiroze baba we kwiboneye cyane hasi baba we bahanyishe ari abafuna amatara kandi bahamagariye polisi hano yahagera wawe ako garafure nubwo nabitambitse naga mugiye kuko nagira ngo mbatabare ahubwo nuko uzanya amahane reka nigendere urabeho n'ugwa ugwe wenyine ako se mwana we igihe twagendeye gatse kuvuga ko nari nje ndakore maze twari twahagera bayengejeje Siveni icara shyira hano umutwe shyira hano umutwe ese njyewe umutwe wanjye uratwara igare shyira hano ukaraho nawe reba ukuntu mbaye kandi ntagavuba kamere ese reba ukuntu mbaye ubaye se ngiye ndashaka kwereka ibyanjye nawe ukanyereka ibyawe none genda se kagiyo badasa ubundi ahantu tugiye ntabwo tugerayo ntabwo turagerayo ariko giye nta kintu gitangiye kunuka Yes coach. Una match hari? Ase coach kutambwiye kare ko ariko ngo mbere kuko ningeze hafi y'ikibuga. Wewe wari kubambwiye kare ngabimenye nyine nkigumira mu rugo. Coach wana nawe rwose ndaburesha. Ese umbwira ngabireka. Okay, nari binundi reka mbireke. Nari bireka mbanze njyano haruguru kwa Masudi nari bina namusura nari namukumbuye. Sawa. yambwa igare rongera ngwije nako abantu batera n'umwaka yazi ko abantu batera umwaka ndagaza none ndayice ariko se sofe utambye kare ngo nitegere ariko wibuke ko twucyashye iginga cyatubwiye ngo tugiye iwabo na data watwiza abuze gato twari tugeze iyo ndagaza n'umwoyo wanjye uranavunika kamumeze n'iryamire ntegereza ubutabazi ndagaza Abuse shofu ubundi ugira ubwenge raruye. Boss patro ubwenge bwo nabwo kukiye bafite ubwenge simba nkorera muri kino cyapa. Nise ubushofu uramwana nagavunitse. Yesu we ubu sindabyira iki mama wanjye. Ubuse kuvunika byawe koko. Cha nibire nawe uratakira mama wawe uzenye ndatakira nde. Shofu nari bireka bafashe no muvano bwabo. Abo tugire rero. Boss naryo ryavunitse. Kari gutwaza. Dore noro byaguye we. Kandi nge nari nabwiye ngo muri bwago. Ibintu by'inzobe bitera umwaka. Mureke ibyo tubireke.
Asoni shofe ubundi ukiri ibyangombwa. Ibyangombwa byo nabyo mfite kuko iyo bifite simba ntwarira mu muhanda umeze gutyo bita. ubundi shofe wajya utwara neza abantu ntabwo ubusi gutwara abagenzi. Ayi kirananyishe we. Petit frère ariko namwe rero mwamwigora mu mutwe undi yategaga no muntu yarire ukuntu yambaye. Undi wabonaga ko ari gutwara ubundi bakugeza. Ayi we kirananyishe ubuse ndabyira iki mama wanjye we. Sha nawe burya ugira ababyeyi. Ya mbega ndagasa. Wora cyagira ngo ibintu ngo by'ababyeyi twebwe twaravunitse turi papa turaniye mama worazanaga iby'ababyeyi. Petit frère nani we wangirira dore ipantaro yanjye yacitse. Shofe rero no mwana dore rwose wamukomerekeje kandi dore biranagaragara. Rero muha amafaranga yaje kwivuza. Kuko ntabwo umwana ntabwo yatameze ko nuko amafaranga aje kwivuza hakiri kare. nabo amafaranga nyine. Akoze garafure wese ubugome no gutindira abantu mwigirira. Urandebye umbusomamo amafaranga ubona mfite amafaranga ngambara ipantaro imeze. Koko wamuhohoteye ariko niyo umuntu yagonze umuntu aramwishyura. Ariko jya wibuka ko ikinyabiziga cy'igare kitagira sirasi. Nyine buriya mwishyura yindi shakababaro. None se yakura heno basi natwara yaragiye kunyishyura. Na n'umugayo naho nari ngiye wahandegeje. Uranyishyura amafaranga. Ubuzi ko nawe ufite twari igare. Cyangwa njye kukurega kuri polisi. Ariko kakana ni sawa. Nibyo rata Petit. Nimba sikaye amafaranga atayafite. Ntabwo ari no gare uritahana. Akoze ubu kuko muranjyanira igare ndabaho gute. Niba nakuguje basi nzajya ngutwarira ubuntu ugiye kwishura. Ese ndi. Ariko niba utiga basi nzajya nkujyana ugiye gutunda amazi. Nimba nta mafaranga ufite ubundi so amayeri no gare nkahita ngiyigurira. Ako shofe ibintu bari kuvuga ni byo ahubwo hita uvana ku ino gare. Wowe fa wowe. Papa Petit fatika cyane. Ase kuko munjyana igare mwagiye mugira ni. Ese unyura he? Unyura hariya cyangwa unyura hano nga? Yewe nari ngiye hari. Nene fatika rero witanga. Itani. Asigira fwe nani mwe wangirira basi. Kare. Umva se Petit wandindire ukananyera n'akanyenga simburaniye neza. Munjyana igare. Mwigendere rata mwigendere. Hago shofe utazongera gutwara umuntu nta byangombwa ufite. Uje ugenda ahantu ubanze ufate ibyangombwa byuko ugiye kuzatwara abagenzi no leta no yego uburenganzira kuzatwara abantu. Utazatwara abantu nabi nyine. Se koko munjyana igare. Ubu ngiye ikibungo nkabarogesha hari ikibazo hari umunsi nzagaruka ndicaye ku gataromba y'ibanyuka. Ase we wagicucu urambwira ngo ngende nzajye ntwara mfite ibyangombwa igare ryanjye bararijyanye kandi nawe bigizemo uruhare abantu nta bwenge mugira bibikara. Ese ubu ndabahonda akagare niko kari kanonze nzajya njya gutura ibifu ku cyuma ndebe ko ubuzima bwakomeza. Ese uri ngiye wakoreye.